uburyo tuvuga imvura ijya kuza abantu bakibuke kandi tuyisozeho. Umusirikare w'u Rwanda atemba itoto ntaga avuvuka kuriye. Bazazi tubajyane mu bigo byose bya RDF batwereke umuntu umeze nk'abari bagaragaje babiri. So ntaga ari kuri rero wenda niyo yakayambika ukunda ariko uruhu ntiwarubeshya. Ntago wabeshya uko umuntu agaragara. Abasirikare b'u Rwanda basohotse mu gihugu baba bafite udushoka n'ubaye ndetse hari n'iki baba badafite uburyo bagenda muri buriya buryo buciriritse bunasuzuguritse utanagaragaza imbaraga kuko byanga bikunda kwambara uko ADF yambaye muri Cabo Delgado ntago ari ukwifotoza nuko binakenerwa bituma umusirikare atanga umusaruro mwiza. Rero mvuge ngo mu gihe Sekedi adashobora kugaragaza cyangwa se uriya kubera kurabona bafashe hariya muri Kongo muri kariya gace abajenerali nibo bayoboye nabo ba gouverneur kubera nyine ko hahora intambara. Noneho umujenerali uyoboye y'intara niwe washinjije u Rwanda. Noneho tukibaza kubera icyo atari Sekedi watsinjije u Rwanda. Noneho natwe kandi koloneli umuvugizi wa ADF ntago ari wamusubije Nyengano. Oya koloneli umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ese Munyengangura agakiri koloneli numva ari Munyenga etonage nari Munyenga bamuhindeye vuba. Nimenyereye wabanje ariko icyo nangiye kuzagiza kuvuga mu gihe twashinjijwe na gavana yasubijwe na gavana w'Uburasirazuba muri diplomasi no muri communication wasanga arimo coordinator ko nyine bari abantu bashinzwe communication bo bamenya ngo nimba byavuzwe n'uyu reka bisubizwe n'uyu cyangwa se reka dusubirishe silence cyangwa se dusubize duceceka tubihorere cyangwa se duce mu nzira za diplomasi byose birigwa bikarebwa neza. Ariko nge nababaza ngo ko bashinja u Rwanda ngo rwabikoze imyaka yose twari tubanye neza dusabana duhahirana kubwo buhahirane twari tukibukeneye dusa naho twashatse kudobya ibyo bintu kubera iki? Ese ni iki bakoze cyatumye duhindura uburyo twabanaga nabo ku buryo badushinja ibyo tukagira naho dufata risike yo kuzana umujenerali utari mu Rwanda kandi abo mu Rwanda bahari bahungiye mu Rwanda? Ese ubundi bashatse kuvuga yuko u Rwanda rwagiye kwiba uwo mujenerali aho yari yarahungiye gajenerali yahungiye ntago ari umuturage usanzwe uyoboye M23 uyoboye M23 bagiye kubaza aho yari abitse cyangwa yari yarahungiye ngo u Rwanda rwamubibye gute? Nasushaka se ko bari bagifitanye communication no mu buhungi. Erega nabwiye ngo iyo wahungiye mu gihugu ntago ukiri wawe ngo wigenga voilà ntago ubyuka mu gitondo ngo ariko ngo ni bajya gusubira Kongo ya ugufite abagufite anagufiteho ijambo runaka ku buryo utapfa kugenda uko wiboneye nubwo uzi uko wiboneye ariko ntago wagenda uko wiboneye. Rero nkavuga ngo ntago ari byo u Rwanda ntago ruri muri Kongo nta n'inyungu rufite mu kuba muri Kongo aho rufite inyungu nuko Kongo yagira amahoro noneho tukahahirana. Ikindi Kongo yabona biyobeye ikasaba ingabo z'u Rwanda ko zaza muri Kongo kuyifasha mu buryo bw'officiel mu buryo buciye mu bufatanye businye. Noneho nkavuga ngo hariya abantu bashaka bari gukina ikarita zabo bashaka kugira ngo mu gihe cy'amatora bazibonera amajwi bavuga bati mwahashyije cyangwa se mwarwanyije cyane u Rwanda. Noneho abantu bareke gufata abantu ngo babite Abanyarwanda kubera ko abaprofesi ugabona bavuga ikinyarwanda ko abantu bose bagomba bavuga ikinyarwanda. Abantu bose muri kariya gace kegera u Rwanda barakivuga nko muri Uganda abantu bose begereye umupaka bagatona bavuga ikinyarwanda. Ubwo rero ibintu byo kutuhuzahuza ibintu ntago ari byo. Ikindi burerega ibintu bya Kongo byakemuka Kongo ibonye ubuyobozi bumeze nk'ubwa FPR na Kagame. Ubuyobozi buza bugafata igihugu bya kweri bukanakiyobora 100% buryo nta n'icyatsi cyuma utabyemeye intagire n'igikura utabyemeye. Mbese ubundi ubona bishoboka ko Kongo wayobora muri ubwo buryo. Umuntu umwe twaraganira avuga ati ubundi u Rwanda iyo wihaye kururwanya niyo uteye urusenda ntirumera. Dufite amavuta anointing bituma iyo turwanyije n'urusenda rutera ntirumere. Ubwo rero hariya Kongo nayo ikeneye kuyoborwa n'umuntu nk'uwo ku buryo iyo utemeranya nawe n'urusenda rwanga kumera. Noneho icyo gihe azafata Kongo yose
yose ayishyiremo umutekano. Reka nkubaze ikibazo cyoroshye. N'amabuye ari muri Kongo n'ibiki byose. Perezida Kagame ndamukunda, ariko numvisha imitwe 5 mu Rwanda akaza kwiyambaza sinzi ko namutora. Ni gute imitwe nyine 5 iba ku butaka bw'u Rwanda iri buzingana rwirire? Icyo gihe uwo muntu abananiwe kuyobora igihugu. Wimbwira ko igihugu ni kinini ikiruta Amerika se? Ubuse imitwe yari hari ni kinini kiruta Amerika? Ni kinini kiruta Uburusiya se? Kongo iruta Uburusiya, ariko ibarusha zahabu. Iruta se China, ariko ibarusha zahabu. None se Kongo niba ifite zahabu ifite agaciro karuta aka gaze Uburusiya bufite? None se gaze na zahabu wabigera? Oya shani mukamere gutya ariko umva ubwire. Kongo ntabwo ariyo ya mbere ifite amabuye y'agaciro cyangwa se umutungo kamere uremereye cyane, ariko n'ibihugu bifite umutungo kamere uremereye birayoborwa kandi bikayoboreka, kandi umuyobozi wabyo ubuyobozi buhari bukabasha kubikontaininga. Nubwo iki byasaba umuyobozi uzi kudejuza icyo bisobanuye, ukwepana na bampatsi ibihugu, kuko abamperiyesite bafite ukuboko invisible muri Kongo, ariko hakeneye umuyobozi waza akagira imbaraga zibasha gukontrola Kongo yose. Imbaraga za igisirikare cya Kongo kikaba gifite discipline n'ubuhanga, akabyubaka ku rwego bibasha kuba icya mbere, bibasha kuyobora Kongo biyoboretse kandi bigize. Noneho bikarangira wa muyobozi yigometse, reka byita kwigomeka kuri bampatsi ibihugu, nkuko nabyita u Rwanda rwigometse ku Faransa, ariko umunsi tukaba tubanye. Noneho bakazagaruka babana kubera ko babakeneye, nimba ari zahabu bashaka kujyana Kongo igafix igiciro, atari byandi umuntu aza asa no gukubita yicaye kubera ko akuruta, kubera ko ukontorora, kubera ko avuga ati nutagira gutya yahagurutse mu venturo, nutagira gutya mayi, nutagira gutya foka, nutagira gutya utamenya ibyo ari byo byose. So mu by'ukuri rero nkavuga ngo Kongo ifite ibibazo biterwa n'uko yo ubwayo iri weak, ubuyobozi buri weak. Noneho ahubwo ibyo bibazo byabo bikaza gusabota security y'ibihugu baturanye. Noneho barangiza ahubwo bakabona abakongomani barakariye u Rwanda. Kwese kuba ubundi kuki bagaruka ku Rwanda ni wenda nibavuga Ubugande ko nabo bahana imbiri cyangwa bazamuke muri za buriya sinuza igihe gihugu kindi mu majyaruguru ya Kongo. Hari ibihugu byinshi bituranye na ngira ngo kwa Jawlo Ranso harya naho ni hafi aho ngaho. Kuki bigaruka still ku Rwanda? Ibiki ibyo bibazo by'ibihugu bituranye. Uyu ubwo nuza kisekedi y'abanga hari ibihugu bituranye ushaka kwa bishaka kugira ngo hataboneka umutekano. Kongo ituranye n'ibihugu bigira mu 8 hari. Harimo Angola, harimo Zambia, hari ifashe ku bihugu hafi ya byose. Burundi burimo, Uganda burimo, Rwanda. Wenyine yaravuze abantu bishyira mu Rwanda, ariko ntago ariko yaravuze ko ntiyarayobewe kuruvuga mu izina. Ariko batangiye kuruvuga mu buryo bweruye. Bari kuruvuga mu buryo bweruye. Uyu munsi rero kuba gavana yaruvuze mu buryo bweruye, wenda perezida we akaba ataruvuze mu buryo bweruye, hari impamvu. Ariko reka mvuge iki kivuga ngo muri geopolitique habamo ibintu. Noneho ya hano mu karere k'ibiyaga bigari yo ni agatogo nyine, kandi byose bisa n'ibirawundinga kuri Kongo n'umutungo wa Kongo n'ibiki byose. Rero u Rwanda ntabwo ruri muri Kongo, kuko rakweretse uburyo rubaje ari urujyayo icyambere rwawe rufite impamvu byaba bivuze yuko impamvu yo kujya muri Kongo irumvikana ku bihugu byose. Amerika irimo, ibihugu byinshi birimo muri Kongo, mbese hari impamvu zo kujya. None ukajya ku Amerika iriyo kushaka kurwana na Amerika, waba unyoteye kurwana na Amerika? Ntanyoterwa n'ibyo Amerika ishaka yo none. Uko byamera kose u Rwanda ni igihugu uretse ko ubuhahirane buba bukeneye n'abaturage bakagenderana. Nkuko Uganda hafunzwe na Kongo hafunzwe twabaho. Bivuze iki? Biravuze ngo ntago rwajya guhungabanya umutekano. Ese undi u Rwanda ruhungabanya umutekano rwa rwunguka iki? Erega ibyo kwanaliza ibintu mu politiki urabanza ukareba yunguka iki. Niho navuze ngo keretse nimba Kongo nayo ibizi ko yishinja kandi byemera officiel mako yahaye intwaro FDLR. Niho numva dufite impamvu byibuza ntoya yo kubasanga ko ntabwo tujya turwanira mu Rwanda. Noneho tukabasanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi tubona udushobokera. Ariko nanone nkabanga impamvu tutari muri Kongo
nuko n'icyo gihe babikoze bagaha intwaro FDLR bakanabikora official swat twaboherezaho abajenerali bahungiye mu Rwanda kare bayobora M23 swat twamanura RDF yambaye yuzuye dukubita tumanuka nimba rero ibyo bintu bibiri bitabaye mu Rwanda ntabwo ruri muri Kongo nushaka kubyemeza ntabwo ari kugaragaza ibyo bimenyetso cyo kugaragaza abantu hariya ngo bavuge ikinyarwanda bashoje yanashaka se abantu bari banyweye igigozi byibutse kuko abo nibo basirikare dufite batemba itoto baba komando bafite udushoka hano bafite utuntu hano bafite amabayonete abo bantu bafite iyo myitozo nibo bafite hari baranatinyuka bavuga ngo bari kubatera inkunga ntibatinyuke kuvuga ngo abangaba bo none ni abasirikare b'u Rwanda bose azifu baturutse mu Rwanda nako muri RDF hari erega berekana bari abantu babiri bari bashatse kugaragaza yuko RDF yohereje personnel yohereje abasirikare nyabasirikare my friend RDF ayirwaniye n'umuntu ubeshywa kira kinyuma akacyemera RDF umuntu umwe warwanye y'Icyenda karindwi yaratubwiye ati twebwe twari dufite umutima ukomeye wo kurwana ariko abahungu barimo uyu munsi ati ni professionnel ati rimwe rijyana n'umuntu none ubwo yeye mu 23 rimwe riri kujyana n'umuntu iyo bagiye gukora enquête militaire bashaka kumenya si umutwe ibintu n'ibiki bagera hasi kuri tere bakamenya ibintu nk'ibyo bazakurikirana bamenye ngo rimwe riri kujyana n'umuntu arashaka abasirikare Rwanda basigaye rufite yashatse kurasa ugutwi n'ikarasa yashaka izuru ndyajyane yashaka ingoto niyafata ntabwo ari bari nabonye bameze nk'uduhirimbiri twashonje twatumaze igihe muri Kongo tutabona no ku kazahabu twaba twubuye imirwano ntabwo ari u Rwanda ruri muri Kongo ahubwo hari abandi bantu babyishe inyuma tutaramenya utanapfa kwanariza ngo itumenye ariko navuga ngo u Rwanda ruzakomeza kugaragaza yuko rutayo uretse ko nta n'ikirushije uretse amagambo gusa asa ashingiye ku magambo gusa ngo yaravuze gutya gusa nanone iyo igihugu kikwakiza cyangwa se umuyobozi mu gihugu runaka akakwakiza biba biri official kuko ibyo yavuze biri official nk'uko nibyo gavana w'Uburasirazuba yavuze biri official ku Rwanda ntabwo ari ikintu gitoya gusa kuba noneho Kongo yagiye muri EAC urubuga rwa diplomasi rurafunguye ariko nanone kuba mugiri kujyama na biriya biri kuba ari ikindi bisobanuye wenda ushobora kuba ntacyo bisobanuye ariko nyine bikaba nabyo ubwabyo bigaragaza yuko hakenewe gukora byinshi ntekereza yuko ubuyobozi bwa Kongo aribwo bugomba gukemura ikibazo cya Kongo gute buzashaka umuntu ukorana nawe bishoboye kandi bakorana bafitanye agreement ivuga ngo ni ukurangiza ikibazo cy'inyeshyamba zose uribuka his excellence yigeze kuvuga bari kuvangara muri Kongo ari kuri France 24 aravuga ngo nge ndiyo icyabibamenyesha ariko ndiyo no kwibazo nahita mbikemura bigahita birangira ni gute n'abandi yose FDLR ikidegenge ni gute n'abandi yose M23 ikiriye ni gute n'abandi yose mayimayi n'uwango yaravuze ati ndiyo bya officiellement ndiyo nta kirangiza ikibazo ese ubura bundi haburi icyo banamugane ngo aho ufatinye ubona bishoboka hari igihe imibare buriya muri politiki n'imibare yarya abayakoze imibare akabona wenda bitamuviramo cyangwa se akaba ari abandi bantu akorana nabo mais visible zitabimwemerera akavuga ati inkoranye wenda n'u Rwanda Amerika yabirakarira kandi sinabikira so mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri politiki haba n'imibare myinshi cyangwa se abari mu buyobozi bw'igihugu ko wenda bamwe bakorana n'iyo mitwe abajenerali bamwe bakorana n'iyo mitwe ugasanga ashatse kubidesida yararapfuye uyu munsi ni nayo tariki y'isabukuru yo kuraswa kwa Ronald Reagan nubwo bamurashe bakamana ntapfe gashyingurwa ariko niyo perezida wa nyuma warashwe hahari muri Amerika ariko nyine ashobora muri politiki barimo ibintu byinshi aho erega buriya navuga ko Kongo nta itandukaniye n'u Rwanda rwa mbere ya genocide yakorewe Abatutsi 94 aho perezida ashaka kuvuga ibintu generali nk'abasora kamaza ngo ibintu bavuze n'ibiki bisubiremo rero ugasanga ubuyobozi bwa Kongo bufite iyo ingerence donc nta umuyobozi abari hari ariko hari izindi mbaraga zisa n'izimuruta mu gihugu none ugasanga izo mbaraga zishobora kuba zidashaka yuko habaho amahoro muri Kongo reka tubyemera ashobora kuba ari nk'abajenerali 5 amahoro aje batabyungukiramo ati ku bwacu twunguka rukatabonetse iki gihe se urumva amahoro azaboneka none rero nimba igihugu cyanyu mwebwe ubwanyu mwananiwe kugiha amahoro
ngo n'umutungo w'igihugu utangira ukoreshwa wenda nk'uwa Nigeria aho bafite iranium mu Nigeria ariko uyu munsi umushomeri wo muri Nigeria arahabwa amadolari 92 ku kwezi kubera iki iranium yabo barayijera neza ntabwo bayirwaniramo bakayigurisha neza ku giciro cyo ku isoko barangiza bati none reka uyu muturage wacu nk'uko wenda Kadafi nawe yarafite ibyo aho abaturage akabakira amazu n'ibindi byose na Kongo nayo yagera kuri uru rwego ibashe ku exploit umutungo wayo yamara ku exploit umutungo wayo ikagira gute ariko ikaba ifite control. Ikintu cya mbere Kongo yakoze amakosa nuko itafite imihanda yihuza nuvuga ngo umuntu uri Goma ameze nk'urezore n'uri Kinshasa keretse hari indege ariko nk'urugero hari imihanda nk'iyo mu Rwanda ifunze yose Kongo ifite imihanda kandi myiza byanashoboka kuvuga ngo ugiye kubaka igisirikare cy'professionnel kandi nubaka ubutasi buri professionnel kuko nyine kugira ngo ugire imbaraga mu gihugu nuko umuntu wese ushatse gusabota secrétaire nationale ahita afata kandi bikamubera bibi ukafite izo mbaraga noneho wenda mvuze ibyo byo gukora infrastructure ni igitabo ndi kwandika nshaka kuzajya ha page 200 cyitwa ngo the big deal $1 trillion contract between Africa and Japan. Nshaka propose ko Africa iha contract iri hagati ya trillion imwe na trillion nyinshi z'amadolari zo kubaka imihanda ya gari ya moshi ihuza Africa yose ku buryo igicuruzwa kirano mu Rwanda cya by produced manufactured hano mu Rwanda cyazamuka Cairo kikagerayo kudo transport iri hasi y'icyavuye mu Bushinwa kikazana amazi kikavano kikajya Bangi ibicuruzwa bikavano bikajya Pretoria ahantu hose wabijyana muri Africa bikaba cost of transport kubera chemin de fer cyangwa se nkuko no muri Amerika bimeze amastate yose icyakorewe muri state imwe kukijyana mu yindi state niyo yaba ari kure cyane gute ntabwo wavuga ngo uzajya kukivana mu Bushinwa ngo kize ngo gikompete ku isoko kubera ko cost of transport yo mu mazi irahenda kurenza ya gari ya moshi iyo gari ya moshi hari nyine wenda icyagorana no kuzihashyira ariko iyo zahashyizwe ntabwo gari ya moshi bazirenovera buri myaka 5 Afrika ibashe kurekura contract ikayiha Umuyapani akabubakira chemin de fer zihuza ibihugu byose bya Afrika ku buryo noneho twatangira bango Afrika ibaye isoko rimwe ikaba nk'umudugudu nyine isi yabaye nk'umudugudu ariko isi ya Afrika ntabwo ari umudugudu kuko ushatse kuvana ujya murango my friend wagenda ugasaza utareheje kurusha uko wajya Dubai byakugora no birahenze kuruta ko wajya Dubai birahenze ugasanga rero icyo kintu gituma ibibazo byose bya Afrika naho byiva urumva ko bihuje na Kongo kuko ikibazo Afrika ifite nk'umugabane nacyo Kongo ifite nka Kongo ko nayo ntabwo iri connect ndatekereza yuko n'u Rwanda rubaye ariko rumeze ugasanga kujya Gikongoro birasaba yuko utega indege kugira gute nuvuga ngo naho byashobokaga yuko wasanga hari umujenerali wigaruriye Gikongoro kubera iki ntabwo hari urujya ntabwo ari connecte ku buryo bavuga ngo ni urujya n'uruza igisirikare cyubaka ibintu biri connecte technology nabyo bagomba kuyubaka donc rapport kuntu zitangwa mbese ku buryo bagira igihugu kimwe kiyobowe n'ubuyobozi bumwe kandi ubuyobozi bukaba bufite full control ku gihugu noneho bityo n'umutungo wabo ukagira uburyo bawumaintaininga ntiwibwe ntusahurwe naho guhora bicaye bumva ko bagomba gushinja u Rwanda ntacyo byabafasha none se kurushinja birababuza yuko nimbara abaturage babo bari gupfa kurusha wenge ariya mbona abanyakongo kwirwa bashinjwa kujya bazinduka bashinja Kagame n'u Rwanda biriya mbona ari nko kubura icyo ukora ugashaka umuntu bamuhendera mu isoko akaza atonganya inzira u Rwanda ni inzira iri gutonganywa ko babahendeye mu isoko bajye babaza abayobozi babo ngo kubera iki imitwe iraha habuze iki ko ibindi bihugu bidafite ibihugu mo imbere ngo habe harimo imitwe 17 18 20 nk'igihugu nka Kongo habuze iki cyane ko n'imitwe irimo yose atari y'u Rwanda niba barenganye mu 23 indirimo yo ni ya reka mbabwire nimba u Rwanda rwashyize mu 23 inshingano zabo ni ukwirasa M23 akagira nk'umutwe azana ku Gikongo tukawitorezaho kuko ntabwo twajya gusakuza nk'umuntu ngo yaduteje umutwe uwo mutwe twawurasa kuriyo n'ikindi gihe uzababwira uti mujye mu Rwanda mujye kwa sabota bavuga ati aho dusabota mu Rwanda ntiharimo none se uko nta mutwe tuvuga ko hatari ibihugu bifitiye
umujinya Amerika n'Uburusiya burimo kuki se butarashyirayo umutwe muri Amerika nuko Amerika ifite ubushobozi bwo kurasa uramutse uhari rero ubuyobozi bwa Kongo bugoye kumera gutyo ikibazo kiri hagati yabo bwabo so hanyuma Mutaba reka wenda tusoreze ku ndi point nifuza ko tuganiraho gato wenda ntabwo titindaho nibibazo bimaze iminsi muri ikindi kandi navuga ngo kuva Kongo yagiye muri EAC ntijyanemo iriya mentality na attitude yo kumva ko wakirwa ushinja umuturanyi ku kibazo wagize nkaho wabuze uti ko nibajyana ikintu cyo gushinja ibindi bihugu n'u Rwanda rurimo bizabagora nibajyana attitude yo kuvuga ngo ko mubona dufite ikibazo mwadufashije ko mubona dufite ikibazo wenda no muri administration mutubwire ubundi security ya Kongo mubona ipfiraye bashaka expert bo mu Rwanda bavuga ati rero murasabwa ABCD gutya infrastructure gutya imibereho myiza y'abaturage gutya noneho mukore ku buryo buri mutwe wose mukubita mukawutsinsura ukagenda ukagwa muri Fleuve Congo undi ukagwa hehe ngo none igihugu turagifite ubwo tugifite rero wajya ubuganda ukagwa kawamburira intwaro intelligence imeze gutya neza ibintu biri ku murongo neza abantu bahembwa neza ibintu biri ku murongo abaturage bateye imbere bari icyo gihe u Rwanda cyangwa ikindi gihugu bazabasanze muri East African Community bazabaha support ishoboka ariko ntabwo uzaza nkaho nakubwiye ngo support nkaza nkushinja nkutuka ntabwo bizakunda yes reka dusoreze kuri iyi point ya Ukraine ni ikibazo gihangayikishije isi natwe turimo nk'Abanyarwanda nahoze mbona neno economically batangira kuvuga ati no mu Rwanda burya ibiciro byatangiye kuzamuka kubera intambara yo muri Ukraine numva ko bikutugera ingaruka so mu mboni zawe urabona ino ntambara igiye kurangira aho igeze ubu ngubu arabavuga ati urugamba ahubwo nibwo bigiye gutangira bitewe n'imijinya nabonye Perezida Amerika ejo bundi yahoze atura Uburusiya avuga ati intambara ishobora kuba aribwo igiye gutangira intambara ubona twigezera yuko bitewe n'uko ugenda ubibona bikurikirana umunsi ku wundi byibuze ko kwa kane kuragira ino ntambara irangiye bitewe n'uko ubibona ikintu cya mbere abantu baba bihutira ko intambara irangira sinzi biba bihutisha ubwo niba abantu bakunda kujya filozofi banga abantu bagapfe abantu bazahora bapfa kuko isi irangiye niyo batabicwa n'intambara barapfa rero reka ikibazo ahubwo kirangire neza cyangwa kirangirane burundu mbere nk'ikibyimba bakandanye na nyiramo kurenza kwihutira ngo ejo irangire ndetse ubwirangiye nyuma y'iminsi 3 noneho nyuma y'umwaka Putin akongera agateramo none ubwo byaba bikijije ibyiza rero nuko ikibazo muzi cyarandurwa okay ikindi ntumbwire ibintu Biden avuga je buryo uyu muntu amubwiye ngo ibintu ngo nka Biden yavuze ibintu abanyamerika bavuze ibintu ndaseka bariya nababeshyi nabicanyi nabagome nuvuga ngo so les maligne ku rwego iyo umbwiye ngo bavuze unese ajya kujya muri Kenya bari bavuze ngo nugera abona kaga yarakabonye se il blef ariko yaranakabonye nabo bamaze gukura abajenerali barindwi bamaze kubura ingabo nyinshi aza ko kusakaga ingabo z'Uburusiya wasomye ibitabo bingahe intambara y'isi yose wasomye amateka yayo ya kabiri yose intambara yo bitisi yose cyase ubwo ariko yiswe reka twita World War 2 World War 1 World War 2 okay nabyo nafasheho no sija ko baza Hitler afite ingabo zingahe miliyoni 30 miliyoni 30 afite miliyoni Stalin yari afite zingahe miliyoni 20 sinza aho iyi myaka ikintu cyagiye kiza nimba ruko abantu barwanisha drone umusirikare umwe arapfa batanu bapfa induru zikavuga none se Amerika ijya muri Iraq niyishe miliyoni 1,200 y'abasivili none se Putin yari yatakaza abasirikare miliyoni 1,200 ashobora kudakora ibyo ari gukora akazafusha abasivili miliyoni 12 none se nibwo yabayungutse n'igihugu cyasenyutse none abaturage batagifite n'igihugu badafite n'iki ukerega hari ya Amerika yashatse guca muri ya mayeri n'amanyanga yayo isanzwe ikoresha ayo yakoresheje ijya muri Iraq nyine ikica miliyoni 1,200 y'abasivili yarabeshye ngo hariyo chemical weapon bagakora report bakabeshya isi yose ikindi banavuye nibahabwa sanction Amerika ntagrahabwa sanction nimwe kandi niyo yisha abantu benshi kurenza ikindi gihugu cyaricyo cyose nese yayihabwa nando ariko yego yabwa n'abatanga izindi none se hari igihugu kimwe gitanga sanction hari igihugu kimwe se gitanga sanction hari sanction za Loni kandi Loni batubwira ko atari Amerika Loni ni ibihugu byose nimbari ari ibihugu byose bakaba babaha sanction ariko nazo babahaye bica miliyoni 1,200 muri Iraq ntazo babahaye bica 135 muri Syria ntazo babahaye bica 135 muri Afghanistan ntazo babahaye
bica 14,500 muri Libya ntazo babahaye. Donc mu by'ukuri hari Amerika yari ishatse kuvuga ngo noneho yumvishe yabyimbye intuza pumbu yumva ko noneho yajya no gusenya Uburusiya burundu. Oya kuwenda kububonabonesha yarabikoze, ariko noneho yumva ko yajya kubusenya nk'uko yasenye irisesi, none bati n'agasigaye turaje tugashwanya gusa. Ese byonyine kuba Amerika ifata gutya ikintu rero Uburusiya bwakoze igakubita ibihano Uburusiya, ntabwo ubona ko ari imbaraga nyazo Uburusiya. Niba Amerika se yayibe ibihano Uburusiya ubizi hari byo kandi uri byo uri kuvuga amazo masanction uri kuvuga sanction se zitwaye iki Uburusiya? Amerika yabizi ko ntacyo zitwaye, ahubwo sanction cyo zimaze nuko kwinjira ikabonde kugabo bari kutugana kwinjira ukagira ngo hari icyo Amerika irusha Uburusiya, cyangwa se ko Amerika iyoboye kandi mu biyoboye harimo Uburusiya n'Ubushinwa. Ibyo ngibyo ni guerre psychologique yo gushaka kwemeza ko ikomeye. Numara kwemera ko ikomeye, kana kwemera ko ikomeye, Tanzania kwemera ko ikomeye, cyoko zifite diplomasi ikomeye byo n'Ubufaransa bufite diplomasi ikomeye muri Afrika. Nayo mpamvu babashyize muri Conseil de Sécurité, kubera ko Ubufaransa ntabwo buri mu batsinze World War II, kandi Conseil de Sécurité yari igizwe n'abatsinze World War II, kandi iyo ntirimo Ubufaransa ni burimo, ariko babonye ko kugira ngo bagire control kuri Afrika ariko babushyiramo kubera ko aribwo bwari bufite réseau diplomatique ikomeye muri Afrika. Mu by'ukuri none se sanction uvuga reka mbwe UN ishyira ku Burusiya ko ntago Amerika iri ku rwego rwo gufatira sanction Uburusiya. Ni iki se? Ibyo ni uko wambwira ngo Uganda yafatiye sanction y'u Rwanda, ngo n'Uburundi bwafatiye sanction y'u Rwanda. No, wenda u Rwanda rwakosheje rwarenze kuri droit international UN, cyangwa se wenda ngukubise ndi njyenyine byagaragara nabi, ariko tugukubise turi 20 byagaragara neza. Hahita nyine nashaka kutwana kamwe k'umwaka n'igice, akandi k'umwaka imyaka 3 umva ariko umva mubwire none twatwana 12 tukaza ndi hagati yatwo tukagukubita. Mu by'ukuri turetse kubeshyana, uwakubise no twatwana cyangwa wakubiswe nanjye, ahubwo gusa nashaka ko mu nyito biza kwitwa abantu 12. Mu by'ukuri reka ngubaze none nsobanurira kubera iki icyo Amerika itekereza cyose gihita gihinduka nk'ari cyo gitekerezo cya NATO. Wagisobanura ariko ni Ubwongereza butekereje igitekerezo cya NATO. Urugero NATO na Amerika na FPR n'u Rwanda, urabyumvise? Nabyumvise. Icyo yatekereje mu buryo bwa gipolitike mu Rwanda, wavuga ngo urumva ngo niyo ngo nandi mashyaka 70 imbaraga ifite ayo yandi rwose ni uguherekeza. None se kubaza uburyo batsinze amatora, tubaza abarwanashyaka, byose tubibaza. Amerika yashatse gucreate ikintu kizajya cyitwa institution, ariko ubundi mu manyakuru ariyo nyirizina. Noneho ugasanga urwa ngo natonga ibihugu 30 kumbi na Amerika yashatse ko gutsibura, ariko ije mu ishusho y'ibihugu 30. Biragoye rero ni nkuko wenda n'urugero nshaka kwambura abana ntibiri kuvamo hakereya koperative. Iyo koperative iba bihindutse persone morale, ntabwo koperative ifungwa. Nose koperative barayifunga, ariko nyinkwambuye bamfunga. Ariko koperative kwambuye wajya gukurikirana imitungo n'ibindi, ariko koperative ni persone morale. Nuba ngo rero na Amerika yashatse kurema igihugu morale. Cyitwa NATO. Hanyuma rero Amerika hari Uburusiya buri kwitsiburira Amerika. Reka rero bumva n'imbaraga. Ijambo Biden yavuze yuko ni ijambo ryahujwe n'andi magambo yose agiye avugwa rega n'abayobozi bakuru ba Amerika kubwo bateraga ibihugu bitandukanye, yaba muri za Libya kwa Gaddafi, yaba no muri za hirya za Iraq. Kuvuga ngo umuyobozi runaka akwiye kuvaho mu mbaraga wenda bigaragaza nk'aho bafitiye ubushobozi. Ijambo rya Biden yavugiye muri Polonye warifashe ute wowe? Yavuze ko Putin agomba kugira gute cyangwa se kuvaho, ariko yavuze kuva ku mbaraga. Icya mbere ntabwo Biden ayobora Uburusiya. Icya kabiri ntabwo yabivuze ko yerekeza ku Burusiya, yerekeje kuri wowe n'undi nkabo kugira ngo akomeze kwemeza ikakazi. Ubu ni nkuko nahita njya hano nkahita mbabwira uyu munsi rero ngiye gufatira imyanzuro perezida wa Uganda n'u Rwanda n'uwa Kongo ngiye Mutabazi. Mu by'ukuri uretse gushaka kugira ngo ntwike bisakuze ko nabivuze no gutwika izihe mbaraga bariya Biden yari gutwika
icya kabiri Biden yari gutwika Russia ntago ari Libya yaba yarabishoboye barabikoze ikindi wenda agiye kubikora utarabishoboye kuri ba Castro bahari muri Cuba abishoboye kuri Russia ariko namwe bakajya babashuka noneho no gushaka kuyanga abibikurikira bagashaka Amerika irakaze ngo umvishe uburyo yabivuze oya njye no gutwika noneho rero ikindi ikintu abantu batazi aya makuru kandi nyafite yizewe ko yaturutse ndahizera ikintu batazi Russia Putin apfuye agapfa iyi ntambara ikirimo itararangira erega buriya position yo gutera Ukraine ntabwo ari ya Putin nka Putin ni y'ubuyobozi administration ya Russia bagize ibyago rero Biden asenga Imana ahubwo asengere Putin adapfa wenda yishwe n'ubwo ikirago cyangwa iki kundi muyobozi wafata buriya buyobozi amakuru yangezeho nikambwira undi muyobozi wafata buriya buyobozi we none ari n'igihe yatavuga tuzi n'ikindi byutse n'inyumvamo gutera nuclear weapon ngo we yaza ari umuberi yaza huhura none we urabona ko Putin yakorwana n'abasirikare umusirikare ku musirikare ariko noneho undi we manza yaza n'abasivira afagiriye mu magambo make boye kwifuza ko Putin yapfa boye kubyifuza ko Putin ni umuntu ufite inaribonye byinshi na karikire nyinshi kandi Putin ntago ari umwicanyi isi n'umugome hari rero haza noneho ku gisirikare umuntu aza ariko ari umusirikare akarwanya igisirikare akarasa abasirikare noneho n'umuntu ushobora kuza akava mu byo kubita abasirikare agahita fagiriya nawe n'abagenzi bari mu muhanda n'abasivili ugasanga yahoranyije uwo bafite n'ubugome nubwo ari umusirikare ariko afite n'ubugome okay no bise bituma nja kundi point ari nako tunasorezaho ubundi Mutabazi we mu mboniza yurebye puissance ya Russia ni ya USA ubundi ubishyiza ku meza ati mu buryo bwo guhanga mu bushobozi bwa gisirikare ndetse wenda na economic akenshi usanga economic technology na gisirikare bisanga ari bijyana waha amahirwe ikihe gihugu Amerika ntabwo ikomeye mu mitwe yanyu kubera ko yubatse media irangije yubaka diplomasi iremereye Amerika ikikomeye kidashidikanywaho ni diplomasi réseau diplomatique icyo twita réseau diplomatique hanyuma arashingira uvuga ko ari ikomeye arashikomeye ku kiyo Russia ikomeye mu gisirikare cyangwa se wenda bya n'ukomere bwabo bujya kwegerana n'ubundi biyigira Russia idashobora kurwana na Amerika byeruye kubera ko aho byarwanira hakiyubika so bikarangira mvuze ngo reka mvuga yuko Uburusiya bunganya na Amerika mu gisirikare gukomera mu bukungu bagiye mu ntambara bivuze ngo nta kimwe cyabasha gutsinda ikindi ni nayo mpamvu bihagaze kuri yanyu yari yishoboye yakamanutse kayisibo ariko irabizi bitayishoboye hari rero bari kurwana intambara yo kuvuga ngo mu gitabo ndi kwandika na byise talibanisation de la Russie isi yose muzajye mureba mu Rusiya mwita umugome murebe Putin mwita umwicanyi Amerika n'Uburusiya ninde mwica ninde wagiye muri Iraq se kwica 1,200,000 y'abasivili ninde se wagiye muri Libya ninde se ukoloniza ibihugu ninde se urasaba perezida bo muri Afurika wumva Uburusiya bwarashe umuperezida wa Afurika cyangwa se bwa contribute mu kurasa kuko mu perezida wari wumva Uburusiya bubwira niki ariko mu buryo bw'inyungu rusange by'abatuye isi cyangwa tuvuge hagati y'Uburusiya n'u Rwanda ubundi se umunyarwanda yakungukira he so hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubundi umunyarwanda mu buryo bugaragara igihugu gifitiye inyungu abanyarwanda ni iki ubundi Amerika ntabwo mvuze ngo ni isibwe ngo ngiye kwitera n'igisasa ariko Amerika hagize nka maji cyangwa se igitangaza kiba ikadizapiyaringa mu isi amahoro yahinda cyangwa se ibibazo byinshi byatari bikemuka ariko bazi kwigira ubwana bwiza n'ubutagatifu mbese nibo bantu baza bari guhosha kumbi nibo babikongeje nibo babiteye bakaza bari guhosha ariko urebye mu bijyanye n'inyungu zigaragara amaso n'iki usanga Amerika yaragigira inyungu akamaro kuko imiryango myinshi ikomeye nta nyungu isi ifite mu kuba Amerika imiryango myinshi ikomeye yagiye iva muri Amerika ubona ko isi byuza Amerika yakira abantu benshi nuko bariho akaba ntacyo twabatwara nuko bariho akaba ntacyo twabatwara nta nyungu ihari kuba Amerika iri mu isi
nuko bahari nakaba nta nicyo twabatwara kandi bafite na rights zo kubaho. Ariko Amerika Amerika ari igihugu gikomeye. Umva mubwire intambara zose ziba mu isi hafi zose ziterwa na Amerika. Abapfa bose biba byatangijwe ni Amerika. Nimba uvuga ngo hari inkunga batanga, nimba uvuga ngo hari inkunga batanga, umuntu aguhaye ni nkuko bavuga ngo umuntu yaduhaye ibigori kandi ari watumwe mu Rwanda, mukamwahunze, mukamwapfuyemo, inzu zasenyutse, ngo yabahaye ibigori mugakoma amashyi. Ni ukuvuga ngo njye nuko mbibona, nkabona yuko Amerika yari ikwiye kubaho nk'uko Uburusiya bubaho, ikaba igihugu gikomeye ariko kiri aho kidasabota ibindi bihugu. Kiba hariya kitumva ko kigomba gukontorora n'indi uba perezida hano na hariya muri Aziya, ukagaruka hano hepfo ukajya muri Amerika y'Amajyepfo, uba ujyaho ni wowe ushaka ko uba wagizemo uruhare. Yari ikwiye gusubira inyuma muri ubwo buryo bwo ibikoramo, ikumva yuko yaba igihugu ariko kitasa n'ikicabiranye ibindi bihugu n'umutekano wabyo no kubaho kwabyo. Ndumva aricyo kintu cyatuma bigira. No ngo hari imiryango, none si imiryango ubwira ni iyi, reka mwereke n'urugero. Amerika iragenda igashyiraho icyitwa UN, UN ijyaho ariko asanga ni nkaho UN ari agakoresho ka Amerika. Kashyiraho iyo NATO ugasanga ni nkaho ari igikoresho cya Amerika, bizajya bikora mu nyungu za Amerika. Ukabona ngo wagira ngo Human Rights Watch bakayagagiza ikaremera igakomera ngo ni humanitarian, uretse ko Rusesabagina bari bavuze ko ari humanitarian. Ibya humanitarian ya Amerika turabizi. None se kuki ikora report kuri Congo, igakora report muri Yugoslavia, ikananirwa cyangwa se wenda mu bindi bihugu nka za Sierra Leone n'ahandi habaye intambara, inkiko ziraheze zigakora akazi, kuki batajya bakora report yo muri Iraq? Cyangwa ntabwo bazi ko Iraq iba. Human Rights Watch yakoze report yo muri Iraq cyangwa sinayimenye, bakoze mapping report yo muri Iraq cyangwa sinayimenye. Ngo n'iriya miryango Amerika yo ishobora kuzigashyiraho imiryango ya humanitarian 10 cyangwa 30 ikomeye, ikanagira n'izo institutions zitwa ngo za UN, za G7 on what, ariko bikamera nkaho byose ari ibikoresho byayo mu gihe ibi bikeneye. Yukamenya uburyo igenda ijonga izo piyo mu gihe zikenewe. Mu by'ukuri navuga ngo hanyuma kuba izo ufite izo mbaraga zose zo kubikora kandi bigakwira isi yose, ibindi bihugu biri aho ngaho, ntabwo ari ubuhangange bwo. Ese ubundi politike yo kumva yuko yaba igihugu gisa nkaho kiri ijambo riri hejuru kubw'ibindi kugira mu buryo bwo kugira ngo baregerayize isi, ubundi ubonye politike yikwiye, isi ikwiye kugira igihugu kimwe cyayobora ibindi. Kugeza uyu munsi ubwenge bumaze kugaragaza cyangwa se abahanga mu miyoborere y'ibihugu n'isi baze kugaragaza yuko bitari byiza ko igihugu kimwe kigira puissance kuruta ibindi byose. Nicyo cyatumye witwa Klaus w'Umudage wakoraga muri Amerika, ari wo waturikije bombe atomique, ko bandi barayikoraga ariko ntiturike. Noneho arayituritsa, ariko amaze kuyituritsa afata formule ayiha nubwo ari haye Abadage n'Abarusiya, something like that. Aravuga ngo banamukatira urwo gupfa, of course, uretse ko icyo gihe Abarusiya babwiye Amerika yuko bamwishe byabagiraho ingaruka. Ariko icyo gihe bamubaza mu interview batse ko uri gukatirwa urwo gupfa, waratanze formule warwambaniye Amerika kandi ufite nationality ya Amerika, wabibwahiye aravuga ati no, njyewe mfuye napfa ufite conscience tranquille, napfa nezerewe, kuko icyo ntashakaga ni uko Amerika rero yatunga bombe atomique yonyine, kuko yari kugira imbaraga ikajya ikubita utundi duhugu twose twicaye. Ariko ubwo bayifite ari benshi, ibihugu bizubahana. Tubyita balance of power. Balance of power. Na Putin ajya gutera muri Ukraine yarabivuzeho muri discours yavuze iminota irenga 30 gutyo. Yaravuze ngo ni igihe kirekire twarebeye ariko uyu munsi birakeneye ko isi igira balance of power. Balance of power biravuze ngo iyo u Rwanda rubonye Uganda itangiye kubaka imihanda, Congo iri gukwepa u Rwanda, ikabona Uganda hari ukuntu ibanye cyane na Congo, Uganda ishobora gufunga ibicuruzwa biva mu Mombasa n'ibitugereho, tugasigara ibicuruzwa bitugeraho bica Tanzania, u Rwanda ruhita rujya gushaka Samia Suluhu, bukanamwemera ko tugiye kwiga igiswahili cya Tanzania. Ibyakenerwa byose Suluhu yabihabwa, ariko twakora icyo bita balance of power muri East Africa, kugira ngo
batifatanya, Uganda itifatanya na Congo, bagahita bajya no gushaka Samia Suluhu, Tanzania nayo ikifatanya nabo, uretse ko byagora. Ariko ibyo bihugu bitatu byifatanyije, Uburundi n'u Rwanda byaba bisigaye bigomba kuba bacakara b'ibyo bihugu bitatu. Icyo rero igihita gikorwa rero ni iki? Ni uguhita u Rwanda rutangurana rukajya kureba Samia Suluhu, babyita balance of power. Ni nayo mpamvu uyu munsi China ntabwo yajya kuzana Amerika, Russia ntabwo yajya kuzana Amerika, ahubwo Russia igomba kuzana China. Abasoma Bibiliya ni 38 Yesaya hababyita Gogi na Magogi. Gogi ni Uburusiya, Magogi ni Ubushinwa. Ni Yesaya Ezekiel 3:8 mwanditse bya Gogi na Magogi. So aho ngaho nashatse kuvuga ngo ni byiza ibyo Uburusiya buri gukora kuko buri kugarura balance of power yaratakaye igihe cyatambutse. Yes, tugana ku musozo rero, ngira ngo aho nagendaga nokoza suko wenda ari byo tuganira nk'umunyamakuru n'umusesenguzi, aribyo nanjye numva nkumva biri mu murongo kuri gutya na gutya, ariko tuba tugomba kugira ikiganiro kiri over kugira ngo tugende duhana ibitekerezo mu mpande zose. So rero mbere na mbere yuko dusoza, reka mbanze gushimire cyane ku bitekerezo uhaye abantu abakurikira ESTV, ndetse nizera ko ubutaha tuzongera twicare dusesengure ku kintu ingingo ku yindi, yaba ku bushobozi Amerika ifite n'ubwa Russia. Dushobora kuzafata igihe numva twazakora iyo deba, ubushobozi bwa Russia na USA, tugende kuva kera intambara kabiri isi ikirangira byagiye byiyubaka gukora deba ku bushobozi bwa Amerika n'Uburusiya biragoye. Nzabanza nsoma, ariko impamvu bigoye ni ukubera yuko Amerika yakoresha media yayo kugira ngo yemeze isi ko ikaze. Ikindi bikorwa yagiye ikora bituma psychology yawe ivuga ngo bararenze ntibabaho, ariko ntibikuraho yuko imbaraga zayo zigenda zitakara, bigakomeza gushingira gusa ku izina yubatse n'uburyo muyizi. nuko bimeze. Mutabana gushimiye cyane. Nabyo ni diplomate yavuze muzasa n'ikibara baswa nuko zamamazwa, ariko bya Amerika ntibuzi byifite. Ariko iyi si ifite ibihugu byakomeye byinshi. Iyi si bwa mbere habaho a great nation, super power ya mbere yari Afrika, Kush cyangwa se Ethiopia, niyo yabaye super power ya mbere mu isi. Habigenda bizamuka, za Babylon zabaye super power birarangira. Habaye igihe cya Medi n'Abaperesi, igihe cy'Abagiriki. Rero hari igihe umuntu areba Abanyamerika akaba aririmba, avuga ni unoze utekereza ko mu myaka 300 bazaba bagikomeye. Rigari igiBwongereza iki yabayeho development industriel, Ubwongereza bwarakomeye bukomera, Amerika ari nk'amashyamba yibereye aho baranabakomera neza. Rero hari igihe umuntu ubona wagira ngo amateka ari kuyafatira ejo muri 1990 cyangwa se muri 2003. Amerika igenda imbaraga zayo zitakara, ariko ikayirwana gutuma isi yose ikomeza gutekereza ko imbaraga zifite. So ntabwo nubwo mvuze ngo ziratakara burundu, ariko ishobora kuzigira by'imyaka 50 nanone ikiri Amerika mubona, ariko nyuma y'iyo myaka ikazamera nk'izo za Babylon, kamera ubwo bugira iki n'ibindi byose. By'ukuri ngombwa nuko bakora icyo bagomba gukora, aribyo nakomeje kuvuga ngo bareke kwica abantu mu bihugu hirya no hino. Nubwo babimasika muri media yabo n'uburyo bubatse rezo diplomatique bakabyambika andi mashusho, ari ikintu kimwe n'ubundi u Rwanda rufite imbaraga zo gutsibura ibihugu nka 3 byifatanyije muri Afrika, bikabutsibura rwose cyangwa se n'8 cyarimo. Ariko u Rwanda ntabwo rujya gusotora ntacyo rutwaye. Niyo mpamvu n'igi umuntu ambwiye ngo M23 ngo bayiri inyuma, nawe nuko batanayiri inyuma, ariko baramutse banayiri inyuma baba bafite impamvu zifatika. Waba wahaye FDLR intwaro bakabimenya, si urashaka wango kujya n'ikindi gihe nujya nibajya kwegurira intwaro nibazegura mu rutoki, uzamenye ko urutoki atari urwawe. Nta kandi nabashyigikira banavuze ngo officially tubari inyuma, najya hari amavuga ngo n'abashyigikiye kuba inyuma. Ubwo kwari ikintu kimwe mu myaka mbanye na FPR na Kagame nize narabangarije neza, ngera ku rwego ngo ndabizeye nta nubwo nzongera kubazabaza.
nimbona mwatsiwe uyu muntu azaba bikwiye, ntabwo nzaza kubaza no kubariza no kureba utuntu. Nimba bagutsibuye ubwo urabimerita zetu. Ariko Amerika yo irahaguruka igatsibura umuntu ubona yuko arengana, naho ngaho mbonera amakara bitandukanye kugira imbaraga, ariko ukajya uzikoresha ahantu zidakwiye, ahantu ubona mbese ni nkarasha nayo ngo yatingaho biri ngombwa. ntabwo urashaye ijya kurasa umuntu uwo ari we wese, ntabwo urashaye. Nicyo mbikundira n'Ubushinwa, ni nk'uko nguko nicyo mbakundira. Gogi na magogi ntabwo barengera, ntabwo bakubonerana, ntabwo bagufatirana, ntabwo bazana. Urabona Ubushinwa bushobora gushaka kwiba umutungo wa Afurika kandi baranabikora, ariko bubikora kivip, ntawe bwishe, nta ntwaro buzanye. Ati turabakubita ideni tubibire muri iryo deni. Muri Kenya bari kubaka imihanda, bazajya bishyuza buri wese uciyemo mu gihe cy'imyaka nimba ari 90 nimba ari 40 sinzi. Amerika nishaka uburyo bwiza bwo kutwiba, ariko bibe kivip, nta maraso bati batamenya amaraso. Nibo bantu hari mu isi bakimena amaraso bo n'Abafaransa. Abanyamerika n'Abafaransa nibo bantu babiri mu isi bakimena amaraso. Ariko n'Abafaransa yibe nabo baca mu makudeta, gufata generali wawe bakamubwira bati turaguha imbaraga ukore kudeta. Dimwe ukabona bo ntabwo bazana igitero cy'intambara n'amato n'ibitwaro. Ubudage ntabwo burafata intwaro zabo ngo bujye gutera ikindi gihugu. Ubwongereza ni nk'uko China reka da uretse muri Taiwan ko bafite impamvu zabo, ntabwo barenga Taiwan ngo baze muri Zimbabwe na Namibia na hose. Ntabwo tujye tubibemerera, ariko ntabwo babitorewe muri iyo UN bashyizeho, ntabwo babitorewe ngo babyitwe babiharire urw'ubudage. Nyeshyamba rega n'izitorwa zitazifata ubutegetsi. By'ukuri banekereza yuko Imana hari izabikora isi umunsi umwe, Amerika imbaraga zayo zikagabanyuka, akaba nyine balance of power nayo ikabaho, izi ko hari ibyo igomba gutinya no kudakinisha, cyane cyane ikubaha sovereignty bw'ibindi bihugu. Turashoje rero, ndagushimiye cyane, nshimye n'abantu badukurikiye ikiganiro kirekire, tukaba tugeze ku musozo uyu munsi, ariko ibiganiro byo n'ubutaha turacyategura byinshi. Imana izakidutije imbaraga. Mutabazi, ndagushimiye cyane. Nakoze n'abadukurikira, Imana ibamugisha. Amen. Kandi hari n'ibitari turebereka. Hari ijambo rero muri abantu byo mwakumenya n'ibijyanye n'abana banyu. Muri ibyo Imana itigeze ibahishurira ngo ntabwo ari ibyanyu. Ngo muri ibi bintu by'intambara na diplomasi na tactique z'intambara na geopolitique, hari ibintu biba birenze ubwenge bwacu. Gusa hari n'ibindi ubasha kuvuga ngo iki cyo ndakibona, nubwo ibindi ntabisobanukiye cyangwa ngo bimenye. Hariya mu Burusiya na Ukraine ni uruca abana. Uburusiya uri kurwana kuri sécurité nationale, mumeze nk'uri kwatakana n'umuntu wabuteye. Ntagire umuntu ubifata mu yindi shusho, uri kwatakana n'umuntu wabuteye witwa Amerika, nubwo yaje yidegije agaca muri Ukraine, agashyiraho perezida w'umukomediye, uwo mukomediye akazemera intambara, abona neza ko atazatsinda kubera ko ari umukomediye nyine, bakamubeshya yuko bazamutabara NATO, yatangira intambara bati ntituzaza, ariko bamwe bakagenda bohereza intwaro rwihishwa bazicisha Polonye. Mu by'ukuri Uburusiya nta kindi kintu bwagombaga gukora, iyo bwirangaraho ntibubikora. Noneho iyo ari buzahagurukire muri Ukraine, none Ukraine iri muri NATO, yari kuzaba ifite indi shusho tutazi uko isa. Mu by'ukuri rero kudusha kuri Putin uko yakoze ikiri ngombwa mu gihe nyacyo cyokoze, niyirinde ko abasivili bagwa muri iriya ntambara. Kandi njye n'abasivili bagwamo nabashinja Amerika, kubera ko Putin si we wabujije abasivili gusohoka muri Kiev. Uretse ko biri bababeshya ngo misi ngo wewe Ukraine ngo nawe ngari ku rugamba, bakamuzana amafoto. Amerika yarababonye ko nge ntumbaremo, yarababonye mwebwe ngo mubango ibintu byose wagira ngo bari muri Hollywood. Ni ukubeshya opinion international, kubeshya abaturage b'isi yose. Nicyo bashoboye n'iriya media yabo, bashoyemo amamiliyari n'amamiliyari n'abahanga mu kumanipira information no kuzibeshya. Mu by'ukuri navuga ngo gusa nshima Imana yuko abantu benshi barabizi yuko Uburusiya buri mu kuri, Amerika yabushotoye
kandi yarengereye navuga ngo yawe Uburusiya bwari bushoboye ahubwo ibirenze biriya ugatsibura Ukraine ukagenda ukatsibura na Amerika cyangwa se bukayimaramo iyo mitekerereze ituma bakora ibyo bakora ngiye nibwo navuga ngo aho byane birakoretse magambo make rero ya ntambara kuzarangira kugira abantu barabimenye zarangira Ukraine je isinyane n'Uburusiya yemera ibyo Uburusiya busaba gusa wenda ushaka kutaje mu gitondo cyaje bundi ariko amaherezo bizaba naho ibyo bapfa uko babangana kose ayandi mahitamo bahaye Uburusiya ahubwo navuga ngo iyo aba bari gupfa batari abanya-Ukraine bakaba ari abanyiri gushoza intambara Amerika wenda nibwo yamenya kuvuga ngo reka nsubire inyuma uko Putin we ni kurwana kugeza igihe wamuteye asubira inyuma ari Amerika ari gukorera mu buyobozi bwa Ukraine abamanipira comme des marionnettes ariko igihe cyose barekira nka Amerika bakavuga ati turarekuye ndahamya neza ko Putin nawe yavuga ati sava mu Ukraine ni munsi nyina amasezerano ameze gutya na gutya ibintu bikarangira kandi bikagenda neza ndatekereza yuko rero ntabwo ari njye bagiye mu banyamerika ngo batere gukora ibyo bakora n'uburyo babikoramo namize yanjye yo niyo kandi ubwo mvuze ngo abanyamerika n'abagome mu ngo n'abaturage bose kubera ko se bafata imyanzuro ariko bihangana nyine n'ubuyobozi bwabo buyifata na media yabo yajya kumanuka mu kibuga ikamanuka iri inyuma y'ubuyobozi bwabo ibinyoma byose bashaka kutubeshya ngo tubyavare bakaba ari bo babiswiminga namwe rwose muri abanaliste mukabijya inyuma mugaporomoka kusa ati Ukraine kubasubiza inyuma ati byukuri reka mvuge ngo batwereka abajenerali b'Uburusiya bapfuye bari bakwereka umujenerali wa Ukraine wapfuye bari bamubona kizwe mutabyibaza kugeza aho ambasaderi wa Ukraine muri UN yakoze ibintu bitabaho ajyana ngo urupapuro rupretinze ngo screenshot y'umusirikare ngo twari tuhaburaga gato ngo tumurangize bahise tumwica ariko mbere yaho yari yandikiye nyina mama we ibindi ngo reka mbasomera ngo mama ngo sinkiri mu myitozo ngo ubu ngubu ngo turi muri Kiev ngo turi kwica abana turi kwica abagore nanjye ubwanjye n'ubusivile ntago najya ku rugamba ngo njyana abasirikare bafite smartphone bafite na network bari gucatinga kuri WhatsApp none ikibazo akabivugira muri UN sha yo kuzika abagabo bakenyeye wagira ngo Ukraine yose yobowe n'abakomediye ntabwo ari gusa reka mundorere buriya reka mushimire abasesenguzi tubona byinshi twaragowe reka mushimire nawe uko umuntu arabeshya ukabona ari kubeshya kureba umuntu arabeshya agahita ubona ariko ari kubeshya mureba kandi public yubona yabyeye akakubeshya ko yapfuye kandi ari kubwira so turagushimiye cyane Mutabazi murakoze